Igitondo kiza nshuti mwene data muvandimwe mukundwa, aho uherereye hose ndagushuje nkwifurije amahoro ya Yesu Kristo. Yesu agera mu bigishwa be bwa mbere aba yicaye nabo yarababwiye ngo amahoro yange abe muri mwe. Nanjye ndakwifuriza kwakira aya mahoro y'Umwami Imana abe muri wowe, abe mu bawe, abe mu muryango wawe, abe mu nzu yawe, abe mu kazi kawe, abe muri business zawe, abaho ugenda, abe aho uryamye, aho wicaye, amahoro y'Imana abe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndagusuje rero, urasuzwa na Prophet Samuel. Aho uherereye hose ugubwe neza, bari mu Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Uburasirazuba, ndetse namwe muri hano mu mujyi wa Kigali, Imana ibishimire. Ndasuhuza abari muri Afurika atandukanye, ndasuhuza abari ku migabane itandukanye y'Uburayi, Aziya, Australia ndetse na Amerika na Canada. Mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, aho muri aho ngaho mukurikiye ifunguro ry'umunsi. Umwami Imana abaha ibyiza mwifuza kandi abahe kugeraho mwifuza. Uyu munsi, ifunguro ry'uyu munsi riratubwiye riti Uwiteka aragutabaye kandi akumaze umubabaro n'agahato, nawe uhawe gukina ku mubyimba Satani n'ingabo ze nk'uko bawugukinagaho, kuko Uwiteka ari we ubikoze. Tuvuge ngo amena. Yesaya 14:3-5 Bibiliya iravuga ngo uwo munsi Uwiteka namara kukuruhura umubabaro n'umuruho n'agahato bagukoreshaga, umwami Babuloni uzamukina ku mubyimba uti erega umunyagahato ashizeho, n'umurwa w'izahabu nawo ushizeho. Uwiteka avunnye inkoni y'abanyabyaha niyo nkoni y'abategeka. Tuvuge cyane ngo amen. Ndasubira aya magambo numva ndyoheye. Uwo munsi Uwiteka namara kukuruhura umubabaro n'umuruho n'agahato bagukoreshaga, umwami Babuloni uzamukina ku mubyimba uti erega umunyagahato ashizeho, n'umurwa w'izahabu nawo ushizeho. Uwiteka avunnye inkoni y'abanyabyaha niyo nkoni y'abategeka. Imana ishimwe. Uwiteka agutabaye kandi akumaze umubabaro, nshuti yange. Imana ishimwe. Hari igihe umunyagahato aguhata, hari igihe waba uri gutugwa n'agahato k'ibibazo, hari igihe wari ufite umubabaro mwinshi cyane, hari igihe waba ufite ibigaragazo byinshi cyane, urarushye mwene data, urananiwe, uruhijwe ndetse n'agahato ka Satani, uruhijwe n'agahato k'amadene, uruhijwe n'umuruho w'ibibazo, uruhijwe n'umubabaro ufite umaranye igihe kirekire, uruhijwe n'intimba umaranye igihe kirekire. Hari umwami Babuloni uguhagazeho, urimo aguhatira gukora ikintu, aguhagarizeho kubera ko akurusha ubushobozi, agukina ku mubyimba kuko abona ibihe uhagazemo. Arimo aragukina ku mubyimba kuko ari utega amaboko, arimo aragukina ku mubyimba kuko ari ugutunze, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko yakuroze bigakunda, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko umufite idene, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko ibi urimo biramukwemerera, arimo aragukina ku mubyimba kubera uburwayi ufite, arimo aragukina ku mubyimba kuko watinze kubyara, arimo aragukina ku mubyimba kuko watinze gushaka, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko utafite akazi, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko akora wowe n'ukora ari umugabo, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko uwo mugore ari ufite akazi wowe nta kazi ufite, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko abana bawe babuze minervari, arimo aragukina ku mubyimba kubera ko wabuze yo kwishyura ikode, akakubwira ngo iyo Mana usenga niyitagwa yo kwishyura ikode. Arimo aragukina ku mubyimba. Umva nkubwire, hari abantu bari kugukina ku mubyimba, hari Satani waguteje ingabo zo kugukina ku mubyimba, hari abadayimoni barimo bagukina ku mubyimba, hari igisuzuguro wambaye gituma abantu bagukina ku mubyimba, hari ubuzima urimo butuma bagukina ku mubyimba. Manda ya sikazonebo, hari ibintu urimo bituma bagukina ku mubyimba, ibihe uhagazemo birimo biratuma bagukina ku mubyimba, iminsi urimo irimo gutuma abantu bagukina ku mubyimba, ubwo burwayi ufite buratuma abantu bagukina ku mubyimba, iyo nzara ufite iri gutuma bagukina ku mubyimba.
mubyimba. Ayo madeni ufite ari gutuma iminsi gukina ku mubyimba. Haleluya. Hari ibihuru hagasemo birimo biratuma abantu bagukina ku mubyimba. Harimo ibintu bituma ukinwa ku mubyimba. Hari ubuzima urimo muri gutuma ukinwa ku mubyimba. Hari inzira urimo ituma ukinwa ku mubyimba. Imyambaro wambaye ituma abantu bagukina ku mubyimba. Amadeni ufite atuma bagukina ku mubyimba. Inzara iri iwawe iravuza ubuhaha bigatuma abantu bagukina ku mubyimba. Uratega amaboko ababyeyi bakakubwira ngo ko ari mwe basore se, ariko umva aya makuru, ntega amatwi umva aya makuru. Uyu munsi Imana yabyumvise, iri joro Imana yabirebye, iki cyumweru Imana yarabibonye, uko wakinwe ku mubyimba, uko wasuzuguwe utukwa, uko wanzwe ukabesherwa, uko wakinwe ku mubyimba n'uburwayi, uko Satani arimo gukina ku mubyimba ngo aragushoboye, aguteje uburwayi, aguteje umugongo, aguteje amaguru tuzongera guhaguruka, aguteje umutwe udakira tuzongera gutekereza neza, aguteje uburwayi bwo mu nda tuzongera kurya ku nyama. Satani arimo aragukina ku mubyimba ngo ntabwo uzongera kurya umunyu, ngo ntuzongera kunywa isukari, ngo ntabwo uzongera kugenda n'amaguru byemere kubera ko amaguru yamaze kuyavuna, ngo ntabwo uzongera kwicara ngo unezerwe muri iyo difu Imana yaguhaye kubera umugongo ucikagurika. Ngo Satani arimo aragukina ku mubyimba ati ko wabonye difu se uzayicaza mwiki. Ariko umva aya makuru, nyumva neza, nyumva aya makuru rabashiko yamanurasika. Imana yarabyumvise, igiye kugutabara, igukiza iyo ndwara. Ujye wicara mu idiva uyu mukine ku mubyimba, ujye ureba televiziyo umukine ku mubyimba, ujye ugenda n'amaguru umukine ku mubyimba, ujye uhagarara umukine ku mubyimba. Ujye gutabarwa, uhabwe kubyara. Satani wagukinira ku mubyimba ngo washatse urugo rwiza, wari kubura umwana, ugiye kubona umwana umukine ku mubyimba. Ugiye gushyira imugongo umukine ku mubyimba. Bibiliya irambwira ngo Hana amaze guheka akajya atambuka imbere ya Penina akajigimwa, akabura icyo akora, akabura icyo. Nawe bigiye kukubaho, ugiye kujya utambuka kuri wawe undi wakuvugaga umukine ku mubyimba. Ugiye kwishyura ayo madeni usigane nawe uzakoresha bizinesi, umukine ku mubyimba. Ukubwira ngo umuntu usenga buri amafaranga yo kwishyura inzu, ugiye kubona iyawe ujye umukina ku mubyimba ndetse umumeneho amazi kubera ko iyawe irutiwe. Ugiye kumukina ku mubyimba. Satani n'ingabo ze uhawe kubakina ku mubyimba. Satani uguteza uburwayi, harabashiko yamanurasika, ugiye kumukina ku mubyimba. Satani uguteza inzara, ugiye kujya ugaburira abandi uvuge ngo ni mubirye, hari igihe ntabibonye. Uko ni ugukina Satani ku mubyimba. Hari dayimoni ugiye gukina ku mubyimba, hari abazimu ugiye kwica, hari umuzimu Imana ije kwica, hari dayimoni Imana iguhaye gukina ku mubyimba, hari amagambo umaze iminsi uvugwa, Imana igiye kuguha ijambo ubakine ku mubyimba mu izina rya Yesu. Kubera ko Bibiliya irambwiye gute? Bibiliya irambwiye ngo Imana igiye kugutabara, ikumara umuruho n'agahato n'uburetwa bwose mu izina rya Yesu, ndetse n'umubabaro. Ibyo bikomere wagize Imana igiye kubikomora. Uwo mubabaro ufite Imana igiye kukumara. Uwo muruho ufite Imana ije kugukuraho. Ako gahato bagukoresha Imana ije kukakuruhura. Uhawe kubakina ku mubyimba mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bagukoreshaga ugiye kubiruhuka mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya irambwiye ngo ugiye kujya ubabwira ngo inkoni y'umunyabyaha yaravunitse wangu, yaravunitse. Inkoni y'umunyabyaha yaravunitse, ndetse haleluya, niyo nkoni y'abaduhata, niyo nkoni y'abatubwira ibintu bidafututse, niyo nkoni y'abategeka, niyo nkoni y'abishingikiriza ibintu, niyo nkoni y'abishingikiriza ubwenge, niyo nkoni y'abishingikiriza amafaranga, niyo nkoni y'abishingikiriza icyubahiro. Iyo nkoni igiye kuvunika, ipuri bave ku munwa mu izina rya Yesu Kristo. Bivuze gute? Bivuze ngo ndetse umuntu uzashizeho, umurwa w'izaburi arangiye. Ibyo bakwiratanagaho, ibyo bakubwiraga, ibyo bakwerekaga, mandasire zone kitazonebo, ibyo byose bagutegaga byatumaga bagusuzugura. Bibiliya yavuze ngo umurwa w'izabushizeho, Imana ibimazeho mu izina rya Yesu. Ako kazi yagusuzuguranaga Imana ikamukuyeho. Ayo marozi yagusuzuguranaga Imana imwimya amafaranga yo kugura andi, ndetse n'ayo magambo yakuvugaga Imana irayakamishije. Ibyo byose bishizeho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya, haleluya.
haleluya. Umunyagahato ashizeho, ibyo byose nibishiraho nawe ubwo ararangira. Imana ibikore, Imana ige kugutabara, Imana ije kukurengera. Yumvisha agahato ukoreshwa, yumvisha umubabaro ugira, yumvisha amarira urira, yumvisha gutaka kwawe, yumvisha umuruho ufite, yumvisha umuborogo ufite, yumvisha yarebye agahato ukoreshwa. Imana ije kugutabara, ikumara umubabaro. Wabwe gukira ku mubyimba Satani n'ingabo ze. Ingabo ze nabakuvuga, ingabo ze nabakusebya, ingabo ze nabakurwanya, ingabo ze nabakuroga, ingabo ze n'ubukene, ingabo ze n'ibyaha, ingabo ze n'amagambo, ingabo ze n'ishyari, ingabo ze n'urwango. Izo nizo ngabo za Satani. Imana ije kuzimaraho, hanyuma uhabwe umudendezo. Byakire mu izina rya Yesu, byakire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Mana urakoze kumutabara, urakoze kuturengeye, urakoze herebo shiko ya mando ya setano magire, urakoze kumumaze umubabaro herebo tayakita binefo, urakoze kuje kutumara umubabaro, kandi urakoze kuturuhuye, kadukiza ingoma y'igitugu, kadukiza umunyagahato here manda ya sikazonebo. Urakoze Mana kutumaza umubabaro kandi ukaturuhura mu izina rya Yesu. Urakoze kuyu warurwa yakire gukira, urakoze kuyu warushonje yakire ibyo kurya, urakoze kuyu wari wihebye abuze urubyaro yakiriye guheka, urakoze kuyu wari ubuze urushako hawe fiyanse agashaka, urakoze kuyu umuntu wari ubuze akazi akakiriye, urakoze kuyu umuntu wari umaze igihe kinini haribwa n'umugongo, amaguru amurya ndetse n'umutwe udakira, urakoze kuyu umuntu wari waravuye ku munyu ndetse no ku isukari, urakoze kuyu umuntu waryaga ibiryo bikakaye atabuze ibyarya. Ibyo byose uwo muruhu umukuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ko amadeni yishyuye kuri urubuga, urakoze Mana ko hari ibyo ukoze kuri mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tukuvugirije impundu. Haleluya, ushimwe kubw'uyu munsi. Haleluya, amen, amen. Gubwa neza, agwa umugisha n'Imana. Sangiza mwene so ubutumwa bwiza, sangiza mwene so ifunguro ry'umunsi. Ashobora kuba ari ku rubuga, uri ku rubuga watariho, usangiza mwene so nawe yakire ibyo kurya by'umwuka, yakire ifunguro ry'umunsi, nawe ahabwe yakire gukorera muri aya mavuta, kandi ahabwe gukina Satani ku mubyimba. Murakoze, mugubwe neza. Shalom, shalom, ndabakunda. Zaburi ya mbere.